Mudaheranwa Jean Marie Vianney na nyina w'umuntu Gerardine batuye mu mudugudu wiswe ubumwe n'ubwiyunge ubusanzwe uherereye mu mudugudu w'umucyo mu kagari ka Rusera mu murenge wa Kabarondo ho mu karere ka Kayonza. Ni umudugudu watujwemo abantu batandukanye biturutse kandi ku mpamvu zitandukanye. Uyu mudaheranwa bakunze kwita Gisuma yaje gutuzwa muri uyu mudugudu nyuma y'uko yemera uruhare yagize muri jenoside yakorewe abatutsi ndetse akabisabira imbabazi. Ni mu gihe ariko nyina w'umuntu bicaranye we ngo yaje gutuzwa muri uyu mudugudu nyuma yo kurokoka jenoside yakorewe abatutsi. Nubwo mu byumvikana abo bombi badahuje impamvu yatumye batuzwa muri uyu mudugudu ndetse bigaragara ko byakabaye bigorana ko baturana, mu kiganiro kigufi twagiranye bemeza ko babanye neza nubwo mu ntangiriro ngo buri umwe yarabifitiye amakenga. Naratekerezaga ntinasabye abarokotse jenoside bo mu kagari kacu, ariko abaduhuye ntituziranye imbabazi nahawe bashobora kuba batazizi bikaba byamviramo ko nagirirwa nabi wenda. Ubu turi hano tubanye neza mu mahoro, mbivanye ku mutima, numva nta kintu nkirwaye muri jewe. Mbere nabanje kujya mutinya kuko nge nahageze we nta nuhari, bakajya bavuga ngo hari umuntu ngo bita Gisuma Mudaheranwa ngo wisha abantu. Noneho uko nje buri wa mbere kuko twahuraga buri wa mbere, avuga ntese ni Gisuma yaje, bakambwira ngo oya ntinubuhe nabona umuntu wenda ureba ukuntu nkavuga nti buriya wasanga ari we. Aho muboneye mbona ari umuntu nk'abandi, turanaganira tuza no kumenyerana tuba inshuti. Yarabyakiriye kuko niwanjye aransura cyane nanjye we nkamusura, umva nta kibazo, nyine twarabimenyereye. Uku kubana kw'aba baturage nta ntonganya ni bimwe mu bitungura bamwe mu banyamahanga basura u Rwanda, aho baba biyumvisha ko bidashoboka ko abantu bakongera kubana ndetse bagahuza nyuma y'amahano ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Jean Paul Reichenbach ayobora umuryango w'Abasuwisi witwa Chrysalide. Ni umuryango umaze imyaka irenga 4 utanga ibikorwa byo gutera inkunga gahunda y'ubumwe n'ubwiyunge mu Rwanda, aho bakorana n'umuryango mpuzamahanga wa Prison Fellowship ukorera mu Rwanda. Aha Jean Paul arasobanura uko bakiriye ubumwe n'ubwiyunge mu Banyarwanda. Ni ikintu kidasanzwe. Iyo nasabaga abaterankunga b'Abasuwisi kunshyigikira, barambwiraga ngo reka ibyo ntibishoboka ko bari abantu bakongera kwiyunga kugera kuri icyo kigero. Nagiye nzana Abasuwisi benshi, gusa nabo bageraga aha bagatungurwa cyane n'ibyiza babonye biri kuba hano. Bishop Deo Gashagaza uyobora umuryango wa Prison Fellowship mu Rwanda ari nawe wagize uruhare mu kuzana abaterankunga b'Abasuwisi, avuga ko byabanje kugorana kubumvisha ko Abanyarwanda biyunze kuko ngo bumvaga ko mu Rwanda hacyaka umuriro. Mbere bumvaga u Rwanda busa umuriro, abantu ntibagitemana, mbese baratugize inyamaswa. Ariko ho bazi hano bakabona ibikorwa, bakabona hirya no hino, bagasura imidugudu ya mbere yabanje imbere, bakabona ubuhamya bw'Abanyarwanda, bakabona ubuhamya bwavuye muri gereza, nabwo bahise bavuga batari ubwo reka natwe dushyiraho akacu. Batangiye kuzana ndetse n'urubyiruko rwabo ngo baze bige kuko iwabo nabo hari ibindi bibazo. Kugeza umuryango wa Prison Fellowship Rwanda umaze kubaka imidugudu hirya no hino mu Rwanda igizwe n'amazu asaga 800. Ni imidugudu hanini tuzwamo bamwe mu bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi bemeye icyaha bakanasaba imbabazi, aho batuzwa hamwe n'abarokotse jenoside ndetse na bamwe mu batishoboye biganjemo impunzi. Justin Kayiranga, Royal TV.